Yesi, reka dukomeze n'agace gakurikiyeho. Ubwo twari tumaje gusiga abo ngabo bo bibereye mu byabo, umukobwa w'umurundi arimo aratanga umuti. Dore nuko nguko bahise babijyamo tayari. Yannick nawe akomeza ibye gake gake barimo baragenda bagira utuntu bakurikirana. Reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo Yannick yabonye ibi ngibi ntabyo, aravuga ati reka mbanze mfate ku muti. Tayari atangira kuba yakuramwe imyenda yose ngo babanze bamukande naho batarimo baragera gake gake. Nawe undebere, dore ibi ni by'abarundi biberamo. Dore nuko nguko umukobwa w'umurundi yamufashe, aramubwira ati ngo inaha ngaho ubanza unsobanurire wagwani bite byawe, uwo muti kuri muratinda kuba wawumpereza ngo mvure unyumvire umusore. Ubwo yatangiye kuba yabaza umukobwa ati gute, umukobwa nawe agafata ati umuti niwe ukeneye, reka mbe nawe uguhereza gake gakeya, mbanza gupyipyinyure ese rupyipyinyure impyisi. Nuko nguko yatangiye kuba yagenda mukanda, agenda azamuka amubwira ati umuti wowe itegereza urawubona. Umuhungu nawe akamubwira ati ingirira faster umpereze ku muti. Dore nuko nguko yatangiye kuba yamanuka, ariko umukobwa akamubwira ati buretse. Umusore asa akibaza ati bigenze ute ko umukobwa w'umurundi atangiye kwisubira. Ubwo agiye kugenda umukobwa aramubwira ati ngwino tubanze tugire ukuntu tubibara. Umukobwa atangira kugenda amwica, akamubwira ati buretse kwihutisha ibintu, iburi hasi cyambere si uko twabanza kuba twagirira projet twari dufite kuba twakorana, isi cyo cyakihuta mbere yuko twabanze ibyo byose. Undi nawe aramubwira ati se waretse. Ubwo umuhungu undi ariko akamubwira ati reka tubanze bibanguka, ibyo biraza nyuma, we banza wihutishe uhamagara ubabwire projet banze ijye mbere, ibyo bindi tujye twabikurikizaho tubikore nyuma. Umukobwa nyine yamaje kuba yamwica mu mutwe, aramubwira ati ku projet niyibanza banza uhamagare ku bya projet, none tujye twakomeza ibyacu gake gake pore. Umuhungu nawe yaravuze ati reka nze wowe n'ubundi uri uwanjye, ndaje mbanze nkwereke, reka mbanze mbahamagare mbabwire dukomeze ibyacu. Umukobwa nawe ati mbega cya Yannick ariko arimo aracungacunga niba afite iyihe mipangu. Umuhungu nawe yise yihutira kuba yajya kuri telefoni, ahita atangira kuba yavuga ati ku bijyanye na ya projet ya Sunrise, ndagira ngo ya famiye ya Claude ndagira ngo tube twayikurikirana tuyikemure tubivane mu nzira. Jasmine bitegure nawe arahari. Ubwo umuhungu nuko nguko yahindukiye, ahita atangira kuba yavuga ati urabona ntabikemuye, ubwo ngubwo hari ikindi gisigaye se twakomeza ibyacura. Ubwo yarakebutse umukobwa we yari yaminutse yagiye, yaramaje kuba yatanga nyine oda cyangwa se itegeko kubabwira nyine abandi groupe ya Claude ibintu byose byakemutse. Ariko ahindukiye abona agakobwa karimo karagenda, agakobwa nako karamubwira ati vite. Undi yahise amubwira ati urakoze cyane kubw'iyo projet dufitanye gukora. Uwo ni umukobwa nyine n'imyenda ukamenya ko yayifashe, aramubwira ati ukoze ibintu bya nyabyo nagenda kandi bayi. Umukobwa w'umurundi nuko akora, nta bintu byinshi byo kuba wamuzanaho. Yahise amucika utyo. Undi yagiye kuri telefone aramanjwa. Umukobwa nawe afata ibyiwe aragenda, undi asigara ati ku nshuro ya kabiri nanone ibikaba nta kintu kibaye, urimo urakina nanjye ku buryo wise wirukanka. Umuhungu nyine byaramubabaje, inshuro ya kabiri umukobwa amucika yigendera. Yatangiye kuvuga ati wowe urimo urakina nanjye ukansiga gutyo ukagenda. Ubwo nuko nguko yabyibazagaho cyane. Umukobwa we yaminutse yigendeye, ariko yasigaranye agahinda, birimo biramurya, bimurya ahantu, bikamurya bikamubabaza. Ubwo nuko nguko yahise afata ya mpeta yari agiye kuba yahereza umukobwa. Niba mwibuka neza, ino mpeta yari agiye kuba yayimuhereza ku munsi w'ejo, cyangwa se yari yayiteguye ku munsi w'ejo agomba kuba yayimuhereza. Dore nuko nguko yayisigaranye, ntiyigeze anayimwereka. Ubwo yatangiye kuba yakibaza ati mana yanjye gute nswase ibi ngibi, nswase gute? Ubwo umukobwa nuko nguko arimo arasohoka, yatangiye kuba yagenda areba ahantu bari bateguye
indabyo ari indabyo izuzuye aho ngaho atangira kuba yavuga ati zino ndabyo zose we, izi ndabyo zose ubu bari baziteguriye nde? Ubwo umukobwa nyine arimo aribaza umuntu bari bateguriye indabyo nziza nk'izi ngizi, akavuga ati zino ndabyo zose nziza nk'izi ngizi ninde muntu bari baziteguriye zino ndabyo ko mbona zitwika? Umukobwa ntabwo azi ko ari we, ariko arimo aragenda akagenda yiyumvira, arimo ariyumvira gake gake, niko yatangiye kuba yakibuka ukuntu wa muntu uza nyine ukorana na Yannick yari arimo aramubwira ati hano hantu umuhungu wa gatatu wo muri ino famiye yateguriye umukobwa mwiza zino ndabyo ugiye kuba yaza aha ngaha, kandi nakifuje ko yaba ari wowe. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati kumbi ni njyewe yavugaga, biriya byose yavugaga yari njyewe yavugaga, gute byashoboka se yategurira indabyo njyewe nk'izi ngizi? Ibi bishoboka gute? Ubwo umukobwa nyine arimo arabyibazaho cyane, ati gute bino bintu bishoboka ko yantegurira indabyo nk'izi ngizi? Ariko atangira kuba yavuga ati yaba njyewe yaba atari nanjye ibyo ntibimureba, reka nigendera ibyo ngibyo se njyewe ntabwo bindeba, ibyo ngomba kuba nareba ni uguhangana nanjye ubwanjye, naho ibyo ngibyo bya romance cyangwa se by'inkundo reka njyewe nabiteye ishoti, ntabwo nitaye ku muntu uzongera kuba yaza mu buzima ngo mbabaze ngo iby'inkundo ndabiteye ishoti, naho nagende toma nyira. Umukobwa nyine ukamenya ko yakarabye ibintu by'inkundo reka, ariko agahora avuga ati mu mutwe wanjye mfitemo inzibutso natewe na Natani, rero sinshaka kuba nakongera kwisunikira mu nkundo reka n'ikindi gihe narakarabye nta n'undi muntu uzongera kubimbwira ngo mbe mbyumve. Ikindangaje ni amafaranga niyo agomba kuba yajya imbere, ahubwo iby'inkundo nta bundi buryo buhari bwo kuba nabisubiramo. Ukamenya ko umukobwa nyine yahabutse icyitwa umuhungu cyangwa se urukundo reka uwo nguwo si we ubisubiramo. Ubwo bakatwereka umukobwa yitahiye, kumbi Natani yari ari mu rugo atangira kuba yamubwira ati hagarara aho ngaho, ntago ugomba kuba wava aha. Umukobwa nawe aribaza ati se wowe nanone Natani we urimo urashaka icyaha ngaha wowe nanone? Ubwo umuhungu yari yamuteye mu rugo, umukobwa aramubwira ati nakubwiye ko ndashaka kuba nakongera kukubona mu rugo rwanjye cyangwa se ku nzu yanjye, urimo urashaka iki? Mpamagare polisi izi kwijyanire wowe? Undi akavuga ati ceceka aho ngaho, icecekera aho ngaho vayaha. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamuhohotera, akamubwira ati ubu ngubu uvuye he? Ni hehe gutuba watinze gutaha? Watinze uri kumwe n'uriya musore? Ubwo ngubwo ahantu hose ni ukugenda muri kumwe mushekeranye mukurikiranye, ubundi niki kirimo kirajya mbere wowe nawe? Undi akamwiyakata ibyo ni ibiki? Ibyo birahagije Natani we. Akamubwira ati ibyo ngibyo ntago bikureba, ibyaba biri hagati yanjye nawe niki kikureba muri ibyo ngibyo se? Ubundi nagusubiza inshingiye kuki? Niki cyatuma ngusubiza? Undi akamubwira ati ibyo birahagije, biba bihagije, none urimo urabona ko ndi umusazi? Nta kintu ndimo ndabona kirimo kirajya mbere hagati yawe nawe, urimo uranyita umusazi ku buryo nta kintu ndimo ndabona kirimo kirajya imbere yawe nawe? Umukobwa akavuga ati ariko ibyo ngibyo nibikureba ntago ngiye bindeba, uragira ngo mbyitwareho ute se cyangwa ngo mbitekerezeho iki? Ibyo nibikureba utekereza icyo urimo urashaka, ibyo ntago bintu nta kintu na kimwe bindebaho, ibyo si ibintu byanshira ishati. Undi akamubwira ati gute wowe umbwira gutyo? Ese ubundi uri seriye wa mukobwa we? Uri seriye gute umbwira gutyo? Ubwo umuhungu nyine ukibaza impamvu arimo arabaza umukobwa ngo impamvu ari kumwe na Yannick, nanjye byanshanze. Agatangira kuba yamubwira tumva nkubwire njye uriya muhungu simukunda, kandi nawe sinkigukunda, rero gute uri kugendana nawe mukururana? Ibyo ngibyo ni ibiki? Wabisobanura gute? Ariko umukobwa nyine biramucanga cyane ukuntu uyu nguyu yarimo arisobanura, agahitamo no kuba yamuseka. Akamubwira ati Natani we wataye umutwe se? Gute urimo urambaza? Ufite couple cyangwa se ufite uwo mukundana? Ariko njyewe ndimo ndibaza impamvu wowe uri muri washyushye cyane mu bintu bitakureba. Niki muri ibyo ngibyo se ushaka kuba wamfasha iki? Iko ndimo ndibaza ikintu kirimo kiragutera kuba wavuga aya magambo. Niki kirimo kirajya mbere? Ufite ikihe kibazo kuri njyewe? Niki kintu ushaka kuba wamenyaho ku buryo mbona wahangayitse? Niki kintu ushaka kuba wamenyaho wa muhungu we? Ubwo nyine akamubwira ati reka mbe nanakubwira ubuzima bwanjye bwarahindutse, ntituri muri bya bindi byo gukundana ngo urambaza ngo uriya muhungu tuvugana ninde ngo cyangwa ngo ndi mu biki. Ibyo byararangiye, rero si ugomba kuba wangiraho uburenganzira. Undi ariko akamubwira ati wibuke ko njyewe negeze kuba nabaho boyfriend wawe cyangwa se umukunzi wawe,
Jasmine urimo urabyibuka se? Wari uteye ipfunwe nanjye se cyangwa wari ufite ikimwaro kuba dukundana? None se biriya bihe si byari byiza tugikundana? Ubwo umusore nyine yahise atangira kuba yamubwira ati se ubu ngubu wabyumva ute turamutse tumaze ijoro turi kumwe njye nawe turyamye mu gitanda, urimo urabyumva ute turaranye rino joro? Ese byaba ari byiza se hari ubwo wakongera kuba wagira ikimwaro? Umukobwa yahise amukubita urushyi amubwira ati iki kigoryi bite byacyo? Ubwo akamubwira ati ni gute ntagira ikimwaro se ndi kumwe nawe? Ibaze ndyamanye nawe koko, ibyo bintu byaba ari ibiki? Ibyo sinkeneye no kuba nabyumva, sinjyana nabitekereza, sinabitekereza. Banza wirebe ubwawe, witekerezeho, ibanza urebe. Uri kubona utari ikimwaro? Uri kubona udatewe ipfunwe n'ubugoryi wirirwamo? We na Sandra ubwo ngubwo wirirwa umubeshya ngo murakundana, na hari ibyo ngibyo urimo uratekereza. Warankoresheje nguhereza amafaranga, ndagenda nguhereza amafaranga abantu bose bakagira ngo uri umukire kandi uri umukene. Ibintu byose naragenda guhereza, nguhereza impano, nguhereza ibintu byose bihenze, nkwishyurira ishuri, nguhereza igikapu ujyana ku ishuri. Ariko wigeze umuntu udakoreka, ibintu ushaka kuba wabimanaho. None umva n'ibintu wari utangiye kuba wambwira. Undi akamubwira ati ceceka se, ceceka aho ngaho. Umukobwa akamubwira ati rero ngaho genda uva aha ngaha kandi ntuzongere kuba wagaruka. Ese ko bimeze se? Ujye ubanza umvugishe mbere y'uko uza. Ese ko bimeze? Ubwo umukobwa nyine nuko nguko yahise nyine amushyira akaboko aho ngaho aramubwira ati ntuzongere kuba wagaruka aha ngaha, igendere. Ese ko bimeze se? Genda uva aha ngaha, genda ntuzongere kuba wagaruka aha ngaha cyangwa nzahamagare polisi cyangwa nkurishe imbwa iyanjye ibe yakurya. Ese ko bimeze se mushuti? Ubwo nuko nguko yamusunitse amubwira ati wowe n'undi munsi tayari. Ubwo ukamenya ko natani nk'umuntu wiyemera, ibyo ngibyo nyine bifashe nk'agasuzuguro. Yasigaye aho ngaho birimo biramurya, akibaza ati gute umukobwa amenyera njyewe, akumva imbwa irimo iramukira mwaho ngaho ceceka aho ngaho gahambirwe. Ubwo nyine umujinya wamwishi, ariko nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umukobwa nyine abamukebeye amubwiye ati umukobwa wo mu Rundi njyewe cyangwa se abakobwa b'abarundi ntabwo tujya dukina n'abashenzi nk'aba ngaba twebwe. Ariko no musore nawe wagira ngo ararwaye ngo kuko bakundanye yaramusabye ko bararana ijoro rimwe. Uno mukobwa yaramubwiye ati uzabaza imbwa yasigaye imumukera, akavuga ati ceceka aho ngaho, ceceka n'undi munsi. Ubwo nuko nguko yagize umujinya, yagiye utyo biramurya. Ubwo arasohoka utyo byamuriye asohoka utyo birimo biramurya, arimo arabitekerezaho cyane. Nuko nguko yigendeye, ariko afite umujinya urimo uramurya. Yageze aho ngaho atangira kuba yakumva, ariko akavuga ati nta kintu kirimo kirakomara ko ndimo ndumva abantu barimo barataka. Ubwo nuko nguko yagiye, ariko yumva hari abantu, afite urwikekwe rw'ahantu ari. Akavuga ati ibi bintu ni ibiki? Ni amahoro ko ndimo ndumva ibintu birimo biratakira aha ngaha. Abo bantu ni abaki? Ubwo nuko baje inyuma baratimbura umushenzi, baratimbura, bakubise hasi. Ubwo ngubwo hari umugore uri aho bazanye arimo arataka. Akavuga ati muri bande ninde watinyuka kuba wankubita? Ninde utinyuka kuba wankubita? Ubwo mama we yese atangiye kuba yamubwira ati muhungu wanjye, yewe muhungu wanjye mfasha, igira vuba vuba mfasha. Ubwo ye ni mama we baramufite. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati mfasha muhungu wanjye. Akamubaza ati se mama, aba ni bande? Abo ni bande? Mureke mama wanjye agende, mureke mama wanjye agende. Ubwo umugore nyine bari bamufashe, ariko umuhungu akibaza ati aba ni bande? Mama kutari murambwira? Ubwo abandi bakavuga ati wowe duhereze miliyoni zacu 2 cyangwa tube twaguhitana, duhitane mama wanyu cyangwa se mama wawe. Twamugurije miliyoni 2 ariko ntago arimo arazitwishyura, rero tugomba kuba twamuhitana mu gihe atazitwishyuye. Ubwo nyine ukumva ko ibibazo birimo biragenda bigwirirana. Natani bamubwiye ko mama we bamugurije miliyoni 2 kandi bakeneye kazishyura, bitari ibyo ngibyo bagiye kuba bamwica. Ubwo umusore yaravuze ati biki? Ibyo ni ibiki mama? Ibyo bintu ni ibyanyabyo? Ibyo bintu ni ukuri? Mama we ati yego ni ukuri, miliyoni 2 narazifashe, narazikinduye, ngiye nta mikino ngira. Ubwo mama we yamukoresheje amabarundi nawe ati mama ibyo ni ibiki? Ayo mafaranga si ubwo ngubwo arava he? Ko ntayo mfite nyakubahwa, mwamuretse.
ubwo abandi bagatangira ati tumureke miliyoni 2 twebwe dukine. Ibyo ni ibiki twazimuhaye arimo arishimye ngo twebwe tumureke? Ubwo agatangira kuba yavuga ati ubwo ngubwo mama wawe bizasigara nk'umugani usigara uvuga ati kera nari mfite mama. Rero ibyo ngibyo ntabwo twebwe biturya, ibyo byo ntabwo byaturya. Reka ibyo ngibyo ndagira ngo mbe nabikubwira. Uheruka widagadura muri iriya famiye yo muri Yuni wirirwa ubarira amafaranga, ariko ndagira ngo mbe nakumenyesha ko ubu birangiye mama wawe. Tugiye kuba kumwereka ukuntu ibintu birangira. Yari yaridagaduye agura imyenda, agura ibiki n'ibiki, yigize umukire. Ariko ndagira ngo mbe nakubwira ko byose birangiriye ahangaha, nta n'indi nshuro bigomba kuba byaba uyu munsi, bigomba kuba yabyishyurira mama wawe. Ubwo niko bagiye kuba bamutimbura, undi baramutimbura ati mumbabarire, undi araza yirukanka ati mureke mama, mureke mama, ndayishyura ayo mafaranga, ndayishyura. Ukibaza ati umusore araza kuba yayakura he? Ko ibintu bikomeye, ayo mafaranga araza kuba yayakura he? Undi yaramubwiye atumva nkubwire, ibyo ngibyo uri murivugisha ntabwo tuzi ukuntu uri buze kuba wabigenza, ariko ayo mafaranga turimo turayashaka kandi bidatinze. Undi nawe ati munyihanganire, nukuri ayo mafaranga ndaza kuba nayabahereza. Hari ahantu ngiye kuba nagenda heri projet nshyashya mfite, rero iyo projet nimara kuba yatungana ngenda babwiza ukuri mu nyumvi, ayo mafaranga ndaza kuba nayazana, nukuri ndaza kuba nayazana. Ubwo ndagatangira kuba yavuga ati hari ibintu ngiye kuba nasimburanya, ngiye mbazanira ayo mafaranga, nukuri munyizere ndaza kuba nabikora neza. Hari ibintu ngiye kuba nasimburanya, amafaranga yanyu ndaza kuba nayabahereza kandi bidatinze, sibyo? Mwanyumvishe, munyumve. Ndimo ndabasezeranya. Ubwo umusore yatangiye kuba yavuga akavuga, ariko aravuze ngo hari ibintu agiye kuba yagenda asimburanye babazanira amafaranga. Ubwo nabo baravuze turadusezeranyije. Bararebanye ati se tubyumvira, tubyumve isezerana duhaye no musore cyangwa arimo aradukinisha? Ubwo baravuze ati none se ko iwanyu tuhazi, niba urimo uranatubeshya ubimenye ko wowe umutwe wawe umenye ko uri n'umwana na nyine, mu gihe mutashoboye kuba mwakora ibintu tubabwiye, mubyumve mwe mwitegura. Ubwo basize mama we basigarana aho ngaho arimo aravuga ati mama. Ubwo nyine basigaye aho ngaho, ariko abo bakatwereka umukobwa ari aho ngaho. Ntumbaze ngo arimo arumva ibiki ibirimo hariya byose uriya muhungu arimo aravuga, umukobwa hari ibyo arimo arumva. Ubwo yatangiye kuba yakumva ati hari projet ngiye kuba nasimburanya, ibintu byose ngiye kuba nasimburanya nkashyira ibitari byo, hari projet ngiye kuba nasimburanya ibikoresho. Ubwo umukobwa ameze nk'aho ari ibintu arimo arumva, ariko agatangira kuba yakibuka umuhungu Yanika arimo aramubwira atakira kano kantu uzagakoreshe kazaba kagufasha, ushobora kuba wagashyira ku muntu. Mu gihe rero urimo uragashyiraho ukaba wumva ibintu arimo aravuga, ikano kaba kagufasha uzagashyire kuri Natani, uzaba wumva imipanga azaba afite cyangwa se binapanga kuba yagukorera. Igihe uzaba ubishaka uzabikore, mu gihe muzamwagiranye ikibazo uzumva ibintu byose arimo arapanga, uzaba wamenya ukuri. Ubwo rero ugahita wumva ko hari akantu yamushyizeho. Ubwo umuhungu biriya byose arimo aravuga, uriya mukobwa arimo arabyumva. Ni nayo mpamvu yumvishe ko umuhungu ngo afite projet cyangwa se afite umugambi wo kuba yagenda agafata ibintu akabisimburanya. Ntumbaze ngo ni ibyahe hagiye kuba yasimburanya. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yakibuka cya gihe ejo cyangwa se mu kanya amaje kuba yamubwira ati iwe genda tuza cyangwa se nzahamagare polisi. Ubwo umukobwa niko yabyibutse mu kanya, niba mubibonye yamukoze ku rutugu. Ubwo rero yatangiye kuba yavuga ati ubu ngubu byose ndabimenye, ibyo urimo urapanga reka mbe nagenda nkuvuguruze, urimo urashaka kuba wasimburanya biriya bintu byose. Ubwo atangira kuba yavuga ati ngiye ngombe kuba nabimenya cyangwa se nabihindura kuko menye ibintu wari umaje kuba wavuga. Ibu ngubu igikurikiyeho ni ukugenda byose inkangiza ibyo washakaga kuba wageraho. Ndaje duhangane, tubonane, inzozi zawe zose zirangiritse. Uwo ni umukobwa urimo urabivuga nyine ngo inzozi z'umuhungu izo zirangiritse. Ubwo nuko nguko yavuze ati tayari byose bigiye kuba byacamo gake gake. Umukobwa nyine ukamenya ko imipango y'umusore ayivumbuye hakiri kare, ugatangira ko yavuga ati wari wapanze, nta kindi ugomba kuba wakora, ahubwo reka mbe nagenda mbyangize, kuko ntabwo ugomba kuba watsinda cyangwa se wagira n'ikintu na kimwe ugeraho
umukobwa nyine byose avuze ko agomba kuba yagira ukuntu amuhagarika. Ubwo nuko nguko yahise abona telefone imuhamagaye, yahise afata telefone vuba vuba, baramuhamagaye. Ariko ikintu mumubonye ni uko mama we nyine ngo yafashe miliyoni 2, rero agomba kuba yagenda agasimburanya ibintu. Undi yahise atangira kuba yavuga ati ngwino mbonye Natani cyangwa se numvishe Natani imipangu yiwe afite. Undi yaravuze ati imipangu yiwe urayimenye? Umenye imipangu yiwe afite yose? Ubwo nyine niko yamubwiye ati imipangu nayimenye. None se umupangu umeze gute? Uwo mupangu ni uwuhe? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati nkeneye kumfasha, byaba byiza uhageze nkakwereka ibintu byose nabyumvishije, ariko n'ubugome bwuzuye mu bintu yavuze. Arimo aratekereza kuba yakora ikintu cy'ubugoryi, kandi ejo dufite kuba twaronshinga iriya poroje dufite, ariko yagiye kuba yayangiza. Undi yaravuze ati yego se agiye kuba yakangiza poroje dufite kuba twaronshinga ejo? Ubwo yahise avuga ati ubwo ngubwo bisobanuye kuri murambwira ko agiye kuba yakangiza ibintu byose ari byo agiye kuba yahinduranya. Umukobwa ati cyane. Undi aravuga ati rero Natani niba ashaka kuba yahangana, ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuba byamukundira ngo agurane biriya bikoresho, ntabwo biri buze kuba byaguranwa, kuko umuhungu nyine arimo aravuga ngo agiye kuba yafata product cyangwa se ibikoresho aze kuba yabihinduranya ahashyira ibitari ibya nyabyo. Ubwo yaravuze ati ehehe, ibyo ngibyo tugomba kuba twabikumira ntibize kuba byaba, ntabwo bigomba kuba byaba. Ibyo byose arimo arapanga tugombe kuba twabyangiza, kuko ashaka kuba yahashyira ibikoresho, none akaza kuba yakerekana ko ibintu tugiye kuba twakoresha poroje zacu bitujuje ubuziranenge, rero ngo bishobora kuba byateza ibiza. Undi rero atangira kuba yavuga ati ikintu tugomba kuba twakora nuko tugiye kuba twabitega papa wabo ari we Derike, akaba ari uza kuba wabigenderamo. Abandi baravuga tuzi uko byaba ari byo, ibyo bintu niko byaba bimeze, ibyo byose niko byaba bimeze. Ubwo n'umukobwa nyine ukamenya ko barifite ibintu barimo barapanga, ngo ariko papa Derike niwe uri buze kuba wabigenderamo nubwo ari Natani urimo urabipanga. Ubwo bakavuga ati niko byaba bimeze. Ubwo nyine umugabo cyangwa se Yanika akavuga ati mu gihe turi buze kuba twabiteze Derike, niho imbaraga ziraba zicikiye zabo, kuko we na Sandra nta kintu kizima bashobora kuba bakitekerereza. Ibyo byose nibiza kuba byaba turaba dukasa imigozi yose irimo irabafasha. Icyo gitekerezo se cyaba ari icyanyacyo? Umukobwa nawe akavuga ati kabisa ibyo bintu sinari kuba nabyitekerereza. Urakoze cyane n'ukuri, ahubwo reka dupange kuba twahura, duhurira aho bagiye kuba bajya, natwe tube twagira ibintu dukora, tubipange imipango yacu itaza kuba yahinduka. Siko bimeze se? Tugire vuba vuba. Ahubwo se ko nkeneye agafavero uba wankorera, waje rwose ukaba wahagera nawe? Undi aravuga ati kambwire niba hari akandi gatandukanye nako ngako ugiye kuba wambwira. Icyo wansaba cyose njye nagikora misi we, nagikora, nta kintu ntakora ku bwawe. Mbwira nta kibazo, n'ukuri wisanzuye. Ubwo umukobwa nyine yaramubwiye ati nyine ikintu nashakaga ni icyo ngicyo, nuko waza aho ngaho bigiye kuba byabera, bagiye kuba bahinduranya ibikoresho, tukaba twagira ibintu natwe dukora, kugira ngo bitaza kuba byatuma nyine bo bagera ku byifuzo byabo, tukabikatamo bitaza kuba byatuma bagera ku nzozi zabo. Ngwino uhagere. Ubwo umukobwa nyine yasabye Yanike ko yagera aho ngaho bigiye kuba byabera ba Yanike, nako bari abantu asigaye ari we n'izina ryabo ndagibagiwe. Ubwo nyine akavuga ati we ngwino uze tube twahahurira, uze tubanze tumufate. Natani arimo arashaka kuba yakora ibyo byose, tumufate. Umukobwa nyine agaseka, afite urimo uramufasha ibintu byose, arimo arashaka kuba yagera hafite umuntu urimo uragenda amufasha gake gake. Ubwo nuko nguko yabaga arimo aririra n'akanyenga gake gake. Ubwo ijoro ryo ryagiye rigenda rijya hejuru. Ubwo bakatwereka cyane Natani ikirimo kiragenda gihengereza. Ntumbaze ngo nihe harimo arahengereza cyangwa se ahantu arimo arajya. Nuko nguko yaje gake gake arimo aragenda ahengereza. Dore nuko nguko yaje gake gake aho hari ibihari, atangira kugenda areba impande n'impande, akavuga ati ubwo akavuga ati mubanguke. Hari abarimo aragenda ahamagara, barimo baraza bacunga ibintu. Ubwo nuko nguko baje, hari ibyo bazanye.
ubwo batangiye kuba bazana ibintu bagenda babigurana. Undebera ibintu barimo barakora, ubwo nyine niba ari sima cyangwa se ari ibindi bintu nyine barimo baragenda bagurana, bagatwara ibyari bihari bagasiga ibindi. Ubwo bakavuga ati mugire vuba vuba, mugire vuba vuba, hatagira umuntu uza kuba watubona. Mugire vuba vuba tugende, faster, twagiye twirukanke. Ubwo nuko nguko birukanse, Nathan asigara aho ngaho harabiguranye, atangira kugenda yibyinaguza avuga ati ndimo ndabikora, birimo biragenda bijya mu mucyo, ku murongo, ibintu byose ndimo ndagenda mbigeraho. Ubwo akihungura, akihungura ukagira ngo ni ibintu bizima akoze, kandi ni uguteranya. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati we Jasmine, aturakeka ko ari wowe uri buze kuba watsinda, tegereza ubanze urebe ibintu ugiye kuba wahura nabyo, nibwo uri buze kuba wamenya uwo wakinnye nawe uwo ari we. Ndagira ngo mbe nakubwira ati wakinnye n'udakinishwa. Ati ngewe yewe Miss we, waketse kino kampani uzayiyobora wenyine, ariko ndagira ngo mbe nakubwira ati ibintu byose bikurangiriyeho, uzabyicuza byose. Tegereza urebe kwikunda kwawe ahantu bigiye kuba byakugeza. Uwo ni umusore nyine urimo urabivuga, avuga ati wowe uraza kuba wareba. Ubwo baratwereka bukeye hari ibyo barimo barakata nyine ukamenya ko hari umushinga, barimo baragenda baserebura, bavuga ati umushinga wagezweho. Gake gake bagakoma amashyi, tayari bagakoma amashyi, kaci, bakagenda bakoma amashyi, bavuga ati tayari ibintu byose birimo biragendaho neza. Ubwo aho hari umusaza nyine, uyu ni uncle we, akavuga ati dushimire Miss wacu kuba arimo aragenda ashyira imbere kampani, kuba yayiteza imbere, ni iby'agaciro cyane, ibi bintu birahambaye. Noneho kuri uno mushinga wa Sunrise wo muri tugiye kuba twakorana naye groupe, uyu nguyu rwose tube twawusereburira n'icyo kirori twari twateguye kuba twakizihiza umunsi tugiye kuba twafatanya twese na ye family. Ubwo bagiye bakoma amashyi, umukobwa nawe ari aho ngaho. Ariko niba murebye neza mubonye papa Sandra nawe ari aho ngaho, mu gihe barimo barakoma amashyi baje bavuga ati we mube muretse. Ubwo nyine ugahita umenya ko ari abanzi b'ibyiza, ariwe Nathan ndetse na Sandra. Nuko nguko bageze aho ngaho, umukobwa nawe barabibonye ati ngo iki, abandi batangira ko bavuga ati hari ikintu kitameze neza tugiye kuba twakerekana, kitameze neza. Ubwo abandi bahise bafatana ati yego rata sheri wanjye, ibintu urimo uravuga ni ibyanyabyo. Ariko umukobwa yahise atangira kuba yakibaza ati se bano bahanya ntibagiye kuba bateza ibibazo? Ubwo niko arimo arabwira uncle we ati bano bantu ntibagiye kuba bateza ibibazo. Abandi nabo batangira kuba bakegerana, ariko umukobwa akavuga ati se mwembi ko mwirukanwe murimo murashaka icyaha ngaha, nta kaze mufite aha ngaha muri crowd group, nta kintu na kimwe mugomba kuba mwakura aha ngaha. Ubwo abasekirite nibazi babanze babasohore, ikirori kijye cyatangira, ariko mwasohotse. Ubwo papa wa Sandra yahise atangira kuba yamubwira ati yewe Miss we, ati Nathan ibintu agiye kuba yakerekana bishobora kuba ari ibintu by'ingenzi, wakaretse tukawumvikana cyangwa se ukaba wabyumva, cyane cyane ko ibintu tugiye kuba twaganira mwaha ari ibifite inyungu cyangwa se biri bugire inyungu kuri twese. Wamureka rero akaba yatanga icyo kintu ashaka kuba yakerekana da, hari ikintu bitwaye se mwaretse tukamwumva. Ubwo n'abandi ati niko bimeze, ibintu Derek arimo aravuga ni ukuri, ibyo ni ibyanyabyo. N'abandi ati yego, cyane cyane ko dushaka kubona kampani yacu irimo irazamuka cyane. Nabanza ahubwo atubwire ibyo bashaka kuba batubwira, niba bitubwire. Ubwo nyine ukamenya ko ibintu byose birimo biragenda bisubirwamo. Ubwo muhungu cyangwa se Sandra yatangiye kuba yavuga ati we Jasmine, ati we tuzi ubanze wumve, cyangwa ufite ubwoba bwo kuba wakumva ibintu wakoze, mu gihe nibiza kuba byatangazwa n'abandi bose bakabyumva, uri buze kuba wakitangira kuba wakiyururutsa urimo urasaba imbabazi. Niyo mpamvu ufite ubwoba se? Uwagize ubwoba nakubonye, watinye. Ariko umukobwa we nta kintu na kimwe arimo aravuga. Sandra w'umunwa wamuriye akavuga ati niyo mpamvu wagize ubwoba. Nathan nawe ari aho ngaho, bose bagaseka. Umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati yego se, nta kibazo munyereke ibyo bintu mushaka kuba mwanyereka, mubinyereke nta kibazo. Nathan we, none se we n'icyo ugiye kuba wavuga? Kivuga ikintu ushaka kuba wakerekana, igira vuba vuba ibirori bitangire.
ubwo umuhungu akatangira ko yavuga ati ngewe ikintu nshaka kuba nakerekana ni kimwe cyonyine, hano ikintu nshaka kuba nakerekana ni iki cyonyine, ikibazo ni wowe, ni wowe wenyine, ikibazo ni wowe. Ubwo umukobwa yaribaje ati ikibazo ni ngewe gute? Ubwo umuhungu nyine aravuza ngo ikibazo ni we. Abari aho nabo batangira kuba bakibaza ati ikibazo ni ikihe se? Ibyo bintu avuze ni ibya nyabyo? Ibintu avuze uriya muhungu ngo ikibazo ngo ni nyiri kampani? Ubwo undi nawe agatangira ati we Jasmine uri CEO wa Crowd Group, ariko reka mbe nagira ikintu mba nakubwira, ibyo byose urimo urakora wanyereje amafaranga menshi yari kuba yagerageza kuba yazamura kampani ikayishyira hejuru cyane, n'abashoyemo bakaba bakunguka, ariko kubera kwikunda ntiwahisemo kuba wakoresha ibikoresho bitemewe, none bikaba bigiye kwangiza uno mushinga. Ubwo abandi bakavuga ati ngo iki ibyo bintu se ni ibiki? Ubwo umusore natana agatangira kuba yavuga tugiye kuba wakangiza groupe, rero sinatuma wangiza ino kampani cyangwa se no groupe, ibyo byo byibagirwe bisubiza aho bikuye. Undi akamubwira ati ceceka aho ngaho wivuga amagambo adakenewe, urimo uravuga ubusa, ibyo byose urimo uravuga ni ubusa natani we. Undi akavuga ati ndimo ndavuga ubusa gute? Ni ibiki ndimo ndavuga bitari byo? Nicyo utumvishe hejuru y'ibyo wakoze? Ikimenyetso ngiye ndimo ndagaragaza nuko kuri site cyangwa se ahantu tuzakorera bazubaka hari ibintu bitujuje ubuziranenge, rero ibyo byose ni ibigaragaza ko ibintu byose wakoze bitari ibyanyabyo, nicyo kimenyetso mfite kandi ndarimo bikwereka. Ubwo nyine ukamenya ko umusore icyo ashaka kuba yageraho ari uguteranya no kuba yabeshya abari hano bose akababeshya. Ubwo nuko nguko na papa wa Sandra yatangiye kuba yavuga ati ye mukobwa, none se kuba wahinduranya ibikoresho bizakoreshwa, ubwo urumva ari ukugira ngo akazi kagende neza cyangwa ni ukwangiza akazi? Ibyo bintu ntabwo byaba ari byo. Abantu bose ahubwo bari aha ngaha bakumve banagutinye, kuko gukorana nawe ndumva ari ikimwaro, ni n'igisebo. Ibyo bintu ntabwo byaba ari byo gukoresha ibikoresho bishaje cyangwa se bitujuje ubuziranenge. Ibyo bintu ntabwo ari umunyamwuga, ibyo byose ntabwo ibyo ari byo, ibyo ntabwo ari byo. Ubwo bose batangira kuba bavuga ati ibyo ntabwo ari byo, ibyo ntabwo ari byo urimo urarangiza kampani yacu. Ubwo niko nabandi batangiye, niwe ni Sandra agatangira kuba yavuga ati no ino projet mufite kuba mwakorana na ye groupe irimo iragaragaza ko itagikunze kuba mwakorana. Gute n'umuntu mwakorana n'umuntu urimo uranyereza ibikoresho bitari byanatangira kuba byakoreshwa? Ibaze mu mujyi niyo shusho mugiye kuba mwatanga mukerekana, mu gihe muri bwubaka inzu yagera hejuru abantu bagatangira kuba bahanuka bagapfa. Ibyo ni ibiki biraba bigiye kwangiza ye groupe mugiye kuba mwakorana bayishyire hasi babe banayifunga mu ihombyi. Ubwo nabandi bagatangira tuno mukobwa koko nta mpamvu ibi ngibi papa we wagihari cyangwa se sekuru wagihari, ikampani yari imeze neza ngaho nyumvira uyu muntu. Ubwo anko akamubaza ati se ni ibyanyabyo? Ubona ko nawe byamutunguye cyane, ariko umukobwa agatangira kuba yavuga ati oya, ibyo bose barimo baravuga ntago ari ibyanyabyo. Ubwo papa wa Sandra agatangira kuba yavuga ati wishaka inzitwazo, wowe urimo urashaka kuba warangiza kampani wowe ukayishyira hasi. Umukobwa nyine arimo arabyumva, papa wa Sandra arimo aramushyirishamo afatanyije na Sandra ndetse na Nathan, ubwo n'abandi bose nabo bakagendera mu kigari. Ati gute ibyo bintu wabikora? Ibyo bishoboka gute kugira ngo ukore ibyo bintu? Ati papa wawe akiri aha ngaha akireho cyangwa se sogokuru wawe akiri aha, ibi byose ntabwo byigeze bibaho, nta nubwo yakifuza ko byakomeza. Umukobwa we nta kindi yakora gusibye kuba yaseka, akabaseka cyane. Nathan akabibona umukobwa we yasetse, waza umubwira iki se ko n'ubundi kampani ari yiwe, ni iki wamutwara? Ubwo papa wa Sandra akamubwira ati se ubwo ngubwo urimo uraseka iki aho ngaho? Undi akamubwira ati impamvu ndimo ndaseka nuko byose bisekeje, nta kintu murimo muravuga kitarimo kiransetsa mu bintu byose mwavuze. Ibyo byose murimo muravuga byose birimo biransetsa cyane cyane ko kampani ari niyanjye, ikampani niyanjye mwabyibagiwe se? Ibintu byose rero uko bimeze ni ibyanjye, niyo nahomba nabyimenyera, si ngombwa kuba mwaza kumbwira ibintu bitamfasheho. Ibyo byose ndimo ndahomba cyangwa se ibyo nahomba byose byaba ari ibyanjye, ni gute murimo muranyivangira mu bintu? Ubwo Nathan nyine ukabona ko arimo araseba, akavuga ati izo nzitwazo zawe ntago ari ngombwa. We Jasmine urimo uribagirwa ibintu byose, ino kampani nubwo ari iyawe, nubwo urimo uritwaza ngo ni iyawe, ariko wibuke ko harimo abantu bashoyemwe amafaranga yabo. Ino ni projet ndende izashoramo n'abantu. Ni gute abantu bashora amafaranga arenga amamiliyoni muri projet nk'iyi ngiyi barangiza bagahomba
kandi ari wowe urimo urabitera, urimo urakoresha ibikoresho bishaje. Ibyo byose urimo urateza igihombo ku bantu bazashora amafaranga yabo. Rero icyo ni igihombo cyaba gikomeye cyane, kandi nta n'umuntu wabyemera kahomba gutyo muri ubwo buryo. Urimo urumva izo nzitwazo urimo uritwaza ntago ari ngombwa. Ubwo umukobwa nyine agatangira kuba yabareba bose, na Sandra nawe agafata ijambo ati Jasmine, ibyo byose urimo uratekereza ntago ari byo, noneho ikirenzeho uyu munsi ugiye kuba wafata isomo, ngasobanurira buri umwe uri aha ngaha ukuntu ibikoresho byose ugiye kuba wakoresha ari ibishaje. Wenda baraza kuba babyumva nka nyiri kampani, wenda baraza kuba bakumva bakureke ubikoreshe nta kibazo, ariko ntago twakemera kuba wakoresha ibikoresho bishaje muri kampani, kandi ari ibintu abantu bazashoramwe amafaranga yabo menshi. Urimo urabyumva neza se cyangwa ntago urimo uratekereza? Sandra yigize umunyabwenge, ariko umukobwa akavuga ati ibyo byose murimo muravuga nta hantu na hamwe rwose ibyo ngibyo nabyumva. Icyo gihombo murimo murashaka kuba nawe mwavuga ngiye kuba nateza, amafaranga n'ayanjye, kandi n'ibyo bikoresho bishaje murimo muravuga ntabyo nge nigeze nkoresha. Iyo raporo murimo murazanira irashaje cyane, irahabanye n'ibintu twe twapanze nka budget y'igihugu cyangwa se budget ya kampani yacu, irahabanye cyane. Ibyo byose murimo muravuga ntago ari byo, mwishaka kuba mwansebye musebye izina ryanjye. Ibyo wapi ndabiyamye. Ubwo ariko papa we Yose atangira kuba yagira ubwoba, akamubaza ati se ibi bintu koko arimo aravuga ntago ari buze kuba yatugiraho ikibazo, cyangwa se ari buze kuba byateza ikibazo? Mufite amakuru n'ibimenyetso? Ubwo umukobwa akamubwira ati papa, twe twabisimbuje, Natani yasimbuje ibikoresho byose, rero ntuze kuba wagira ikibazo kuri site cyangwa se ahantu tuzaba zakorera. Ibimenyetso byose biriyo, kandi umukobwa biraza kurangira bigaragaye ko ari we wabikoze. Rero urabyumva biraza kuba ari byiza mu gihe baraba barimo baramufunga. Hagati aho ngaho ahubwo mwe mutangira mubyine, mujyeho mubyine. Hari amahirwe menshi yuko umukobwa agiye kuba yazimira akagenda agafungwa nk'umuntu uhora ubikora. Uramwumva Sandra imipango bafite we na Natani, ariko papa we ikirenzeho nta nubwo yari abizi. Bamufatiranye ubwo ngubwo Yose avuga ati ibyo ngibyo biragaragara nkaho buri myaka yose yashize n'ubundi ariko byakorwaga. Kampani rero birabirangiriyeho, tayari itangira ihombi. Ubwo niyo mipango bafite. Ubwo bahise batangira ko bavuga ati ubwo igisigaye nuko kampani iri buhite isigara mu biganza byanjye. Ayo niyo mahirwe arabahari. Ubwo nyine niyo mipango bafite, bagatangira ko bavuga ati mwakoze neza cyane, ibi bintu mwabikoze neza cyane, ndabikunze. Umugabo Yose atangira kuba yaseka akamubwira ati yewe we Jasmine we. Ubwo nyine kuko bamubwiye ukuntu umupango wose umeze, atangira kuba yavuga ati anko wawe ntago agomba kuba yakwizera, kuko buri umwe wese namenya kuba yamenya ukuntu bino bintu bimeze, nawe araza kuba yakwanga cyane, kuko uri umunyamafuta, uri umunyamanyanga. Ushaka kuba wafata isoko nk'iri ngiri ukaritesha agaciro nk'uku nguku, ugafata ibikoresho, amasima, ibintu byose ukagenda ugahinduranya ugashyiraho ibishaje. Ibyo bintu ndagira ngo nkubwire ngo nta kontra cyangwa se nta muntu wasinya kontra. Ibyo bintu ndakubujije bireke. Ubwo hari umukobwa wese uhagera ahita atangira ko yamubwira ati ku isiri genda ubigire ku isiri. Umukobwa nawe yamanutse utyo, yagiye utyo, ariko Jasmine nta kibazo na kimwe yifitiye. Yose atangira kuba yatekereza ati murimo muraseka, ariko mwese ndimo ndabareba, ndagira ngo nibaze niba muri bukomeze kuba mwaseka ukuntu ku isura murimo muragaragara rwose mwishimye. Ndimo ndibaza ati se muraza kuguma murimo muraseka no muri kano kanya kagiye kuba kajya ikaza imbere? Reka ndebe niba muri bugumye kuba mwaseka da. Umukobwa nyine ukamenya ko afite imipango, rero arimo aribaza ati se muragumya kuba mwaseka? Reka nze kuba nareba niba koko muri bukomeze museke. Umukobwa mu kubica mu mutwe nta kindi yakoze usibye kuba yakizanira ikirahure kirimo ako kunywa, agatangira kuba yakaraga cyane mu kirahure, agakaraga agatangira kuba yakisomera. Ariko Sandra akavuga ati se urumva unafite na peti yo kunywa we, kuko uri kubona uri muri mood yo kunywa? Umukobwa agatangira ati yego ndi muri mood nziza yo kuba nakanywa, karimo karamanukira mu mihogo, niyo mpamvu ndimo ndakanywa. Abandi bagatangira kuba baseka. Natani nawe agatangira ati ye baba we, ukuntu ugiye kuva mu kiroro utakirangije ra, ibi bintu ntabwo urimo urabikeka? Umukobwa ariko agatangira ati ye ibyo ntabwo ndimo ndabikeka, kuko
mwebwe muri nka kupuri aho ngaho ubwo babahereza ikamba babaha ikamba mwambare nka kupuri aho ngaho nta kindi kintu umuntu yababwira. Ubwo umuhungu nyine agatangira ati we Jasmine byakabaye byiza njye nawe turamutse kuba turimo turabyina kano kazi kikarimo ariko ntibyakunda kuko uraza kuba wakumvira muri gereza mu kanya bagiye kuba bagufunga siko bimeze se. Ibi byose abantu bose bari aha ngaho wabagize injiji nta n'umwe ushaka kuba wabwira ukuri ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu kanya uraza kuba wasaba buri umwe imbabazi. uri aha ngaho uraza kuba wamusaba imbabazi. Undi akamubwira ati nibimpama rwose ndazisaba pe, ariko igitangaje nuko nta bimenyetso cyangwa se nta kintu kigaragaza ko ibyo byose urimo uravuga ari njye wabikoze, ahubwo nuko biri buze kuba byabagarukira ababyihisha inyuma mwese mushaka kuba mwamparabika mu bintu nk'ibyo ngibyo ngiye ntanazi mu ruhame nk'aba bantu bose bakabyumva kandi nta kintu na kimwe ngiye nakoze. Ibyo ngibyo biraza kuba byagaruka uwabikoze wese, ahubwo araza kuba yabyishyurira uwabikoze. Ubwo Natana agaseka nk'umuntu wabikoze akamubwira ati sawa sawa ndimo ndakumva, urimo urashaka kuba wakigira umuntu w'inzirakarengane se? Urashaka kuba wakereka buri umwe ko hano uri inzirakarengane? Ahubwo igitangaje uraza kuba wapfukama hano usabe buri umwe imbabazi. Icyo ni ikintu ngiye nkubwira, uraza kuba wapfukama utangira usaba imbabazi buri umwe uri aha ngaha. Siko bimeze se? Umukobwa akavuga ati cyane icyo nkunze nuko birangira utsinzwe, njye nta bwoba na bukeya mfite, ndapfukama rwose nsaba imbabazi nibiza kuba byampama kuko ndaba natsinzwe. Ubu se wowe uraza kuba wabikora kuko ngenda biza uraza kuba watsindwa. Umuhungu atangira kuba yakijima mu maso agatangira kuba yavuga ati urimo uragerageza kuba wavuga ibiki? Ni ibiki urimo uragerageza kuba wavuga? Ariko umukobwa we nta bintu byinshi yashaka kuba yavuga. Bakiri aho ngaho hari abarimo baraza bose barahindukiye bavuga ati se bigenze gute bigenze gute? Kumbi wa mukobwa babwiraga kwaje nuko nguko hari abandi yazanye nabo tayari nuko nguko bahise bahagarara aho ngaho. Ubwo ariko undi nawe atangira kuba yavuga ati yemwe nimwe mucekinga se ibintu bitujuje ubuziranenge? Ndabona mubangutse. Ubwo abo nyine n'abapima ubuziranenge bw'ibintu bagiye kuba bakoresha batangiye kuba bavuga ati abangaba bahageze nibo bapima ibintu by'ubuziranenge, rero byose babipimye. Ubwo batangira kuba bavuga ati tugende kuri raporo yatanzwe ibyagaragaye ko ha muntu urimo urakeka wagambaniye ino kampani ushaka kuba wayishyira hasi. Rero reka mbe nababwira ati uwo biri buze kuba byagaragaraho araza kuba yafungwa kuko arashaka kuba yateza ibibazo ku nyuvuka bashaka kuba bazamura. Urumva ko nta mahirwe yaba hari kuri izo nzu izarangira ziguye. Ubwo umuhungu agaseka ati haha, akajya hagaseka agashinyika atangira kuba yavuga ati Jasmine agiye kuba yabiryozwa aze kuba yazira ibintu yakoze. Agatangira ati yewe Jasmine wakitanze se? Wakitanze ibyawe ko bikurangiriyeho, itange bakujyana ibyawe byakurangiriyeho. Ariko umukobwa warimo arikaragira gake gake, undi agatangira ati wowe byarangiye ibyawe byakurangiyeho ibyakurangiriyeho tayari tomanyira. Ariko undi akamubwira ati se ko ntarimo ndabikeka nk'uko urimo urabivuga? Ati ubwo uwo ni Sandra nyine agatangira ati se uracyarimo uraseka? Uracyarimo uraseka wowe n'ibintu bikubayeho? Ariko umugabo nyine wakoze iperereza yatangiye kuba yavuga ati yemwe ariko hari ikintu mutamenye neza mu iperereza twakoze, uwo muntu murimo muratubwira ntago ariko bimeze kuko undi yari umugabo ntago ari umugore. Rero dushaka kuba twamenya izina ry'iwe, ahubwo twumvishe ngo banamwita Derek ari aha ngaha. Ubwo bose barabyumvishe birabatungura kandi Derek ni papa wa Sandra. Sandra yararebye ati papa aje muri ibi bintu gute se? Ubwo nuko nguko yarebye aritegereza biramucanga cyane kumva papa we nyine ari we bagiye kuba bajyana, ibyaramucanze cyane. Ubwo nuko nguko bose barebye batangira kuba bakibaza ati ndihe njyewe njye ndi hano ni njye Derek ariko ibyo bintu ntabwo ndi kubimenya. Ubwo se ntimwibeshye umuntu ntago ari njyewe ntago ari njyewe. Ubwo umugabo yatangiye kuba yareba nk'uwanywe igikoma cy'umwana bakamubwira ati ntago iryo ari ikosa ryacu kuko ibyo bintu ni ibintu twarebye. Rero ibyo ni ikirego cyari cyatanzwe mbere yuko mwebwe ibyo byose mubivuga. Ibyo byaje kuba byagaragazwa ko hari ibirozi cyangwa se ibintu bitemewe byari byazanywe kuri site cyangwa se ahantu bari kuzubaka. Rero uwo muntu wari uri muri ibyo byose byagaragaye ko ari we wa mugabo we ugiye kuba wafungwa.
Sandra yatangiye kuba yareba utyo, ariko umugabo agatangira ati ngewe ko nta kibazo negeze nteza koko, ntago ari ngewe muri iriya poroje, ngewe ntago ari ngewe muntu wabiteje ikibazo, n'ibyo bintu ni ubwa mbere mbyumvishije, ntago mbizi. Ubwo umugabo batangiye kuba bavuga ati Cloud Group poroje yabo nibo bavuze ko ibyo byose kuri site yabo twabisanzeho, rero natwe dukoze iperereza idusanga ari we muntu urimo urakekwa, ugiye kuba wafungwa kubera ano manyanga wakoze wa mugabo we, kandi imyaka ishobore kuzaba ari myinshi, urimo urabyumva neza, n'ibimenyetso byose birahari ko ari we wa mugabo we, ni iki kindi warenzaho? Ubwo umugabo baramubwiye ati ahubwo ngwino tujyane, twagiye ujye kuba wafungwa ukekwaho ibi bintu wakoze. Ubwo n'abapolisi ntibyatinze nuko nguko bamubwiye ati tugende, ibindi urabivuga urimo urarya impungure, undebere dore umugabo ibintu byamubayeho, abana be nibo bamuteje bino bintu byose. Ubwo basigaye barimo barareba, ariko umukobwa kubemeza agasigara arimo arinywera, gake gake waza umubaza iki karimo arimanurira, undi barimo baramujyana kumufunga. Sandra arahindukira areba Natani ati Natani we, ni iki kirimo kirajya mbere, turakora ibiki? Ni iki kintu turi buze kuba twakora bino bintu turabikoraho iki? Eko mbona bincanze. Umuhungu nawe yatangiye kuba yareba nka mbega urubwa, akavuga ati ubu ngubu nta kintu na kimwe mfite gutekereza, nta kintu na kimwe mfite, dore baramujyanye kuba bamufunga. Ariko undi warimo arikaragira gake gake akavuga ati ngewe Jasmine ibintu byose ndabikoze. Ariko abandi batangiye kuba bareba ati Jasmine byose ni ubikoze, ibi ni Jasmine ubikoze. Ikumbi Jasmine warimo arinywera, gake gake nta kintu waza umubaza. Nathan ariko akareba Jasmine akavuga ati ukoze ibiki gute? Gute wakora bino bintu? Undi akavuga ati se niki nkoze? Ngewe ko mbizi ko ndibuze kuba napfukama hano ngasaba imbabazi abantu, ahubwo igihe ntago kiragera ngo mbe nabasaba imbabazi. Umukobwa nyine yatangiye no kuba yababwira ukuntu ibintu byagenze, igihe bari barimo barahinduranya bya bintu bababwira ati mwirukanke mugende. Ikumbi Yannick yari ahari, atangira kuba yavuga ati ibyose ibintu twari gukoresha ibyahinduwe, ibintu byose byahinduwe. Ubwo nuko nguko yari ari kumwe na Jasmine, hari abandi nabo bari kumwe. Umugabo wiyambariye uturinete uko nguko bakamubwira ati ibingibi bibazo ubwo tubibonye natwe tugomba kuba twateza ibibazo, ubwo tubonye ibibazo baduteje ntago natwe tugomba kuba twabashyiramo imiyaga, tugomba kuba twakwibereka ko natwe tubarenze, ibi byose tugombe tubibasubize. Kuko bari bapanze ko Derek ari we baza kuba babihereza. Ubwo umukobwa akababwira ati mwabyumvishe se ukuntu nabikoze, namwe mukaza mubyina mbere y'umuziki ngo muje kuba mwampara bikamutaza ukuntu ibintu nanjye nari nabibonyemo. Mwihangane cyane, reka agende nyine azira ibyanyu, ntako bitwaye kuko nawe yari sekibi, iyo ari umuntu mubi mumureka agende abafunzweho. Ubwo umuhungu agatangira kuba yavuga ati ugamije iki? Ni icyo ugamije Jasmine? Ugamije kuba wagera kuki wowe? Ubwo umukobwa agatangira kuba yavuga ati bite byawe, urimo uranshakaho icyo? Ndagatangira kuba yamubwira ati utewe isoni na bino bintu ukoze, ugomba kuba wagira isoni za bino bintu. Undi akavuga ati yigo se njye mbasubije impano yanyu, ni impano mwari mwampaye, ndongeye ndayibasubiza, se hari ikintu kibi nabakoreye? Impano mwari mwampaye sinyibasubiza ukuntu mwayimpaye, none se kuki murakaye kandi njye ntigeze ndakara? Chairman niwe nayihaye wayakiriye, none se ngire gute ko yigiriye muri gereza ahantu azaba atuje? Urebe ko hari rwaserera azongera kuba yagira. Ahubwo niba namwe mugitekereza kuba mwagira indi mipango mukora, mwe muyikora muzajye kuba mwamusura, mwe mwiganirira nawe, nicyo kintu kiri buze kuba cyakurikiraho. Namwe mwe mwiteguye, kuko namwe gake gakeya ni isasu. Ubwo umusore akabyumva ndetse na Sandra akabyumva. Umukobwa ariko yarababwiye ati namwe mwitegure, mugiye mugifite ubwo bugoryi, murajya kuba mwamusura. Umukobwa yahise yimanukira gake gake ababwira ati n'undi munsi mujye mukina nabo mungana, njye ntago ngana namwe, mba nateguye. Umukobwa agenda utyo anahutaza amubwira ati mvira mu nzira, mumvire mu nzira mwebwe muba mwariye. Ubwo nuko nguko yabasunitse arababwira ati umukobwa w'umurundi ngewe nuko nkora, sinkina n'abantu nkamwe Toma nyira mugende hoshi. Ubwo ariko bararebye birabacanga, batangira ko bavuga ati ibyacu birarangiye, ibyacu biturangiriyeho, birarangiye, byose birarangiye.
uwo ni Sandra arimo aravuga ati se ko mbona badushyize ku nkombe, ibi bintu noneho biraza kuba byarangira gute? Barimo baradusunikira ku rupfu. Inkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo baratwereka nuko nguko umukobwa yayisohokeye yigendera utyo, ariko Sandra aramukurikira azamubwira ati we Jasmine, ubwo atangira kuba yagiye kumusunika, ariko umukobwa akamubwira ati n'undi munsi hoshi ntago twiganye, kamukwepa. Undi agatangira kuba yadidimanga akagenda, ariko dore kumanuka yahise afata agashanete k'umukobwa ngaragakwega kagakwega. Tayari umukobwa yisatse cyangwa se yikozeho, yumvisha agashanete kiwe bakajyanye, ahita atangira kuba yavuga ati impano nahawe na sogokuru dore arayijyanye, garura hano. Undi arimo aramanuka ajya mu mazi, yagiye naba ahita imanuka dimburi gake gake yagwa mu mazi, ariko umukobwa aritegereza aravuga ati kano kantu isi nagaheba, ngombe mbe nagukurikira mbanze nzana agashanete kanjye nahawe na sogokuru. Tayari nawe nuko nguko yamanutse mu mazi amusanga, yati ngewe umpereza agashanete kanjye uko byagenda kose urakampereza. Umukobwa atangira kuba yagenda mwegera amubwira ati mpereza. Batangira kugenda bagundagurana barwanira mu mazi ati mpereza. Undi ati urambaza iki? Dore nuko nguko batangiye kuba bagundagurana mu mazi, akamuniga. Undi nawe agacurika dore agashanete barimo bararwanira, ikamanutse muri pisine hasi, ikajya hasi. Kandi umukobwa ukuntu birimo biragaragara ntazi koga, yatangiye kuba yakibuka umunsi akiri umwana, arimo aravuga ati mumfashe, nabwo arimo aroga byamunaniye. Yatangiye kugenda yasoma gake gake avuga ati mumfashe muntabare, ariko nta muntu uri aho hafi. Ubwo nuko nguko arimo arabyibuka byose akiri umwana ukuntu yayasomaga, arimo aratabaza nabwo yari ari mu mazi. Ubwo bakatwereka Sandra warimo aragenda yavamo gake gake, ariko nawe ntago azi koga. Ubwo sheri we nuko yaje ati yewe Sandra Natani ntabara. Ubwo bose ntago bazi koga, ubwo bakabwira Natani ati ntago nzi koga, ntabara. N'umukobwa ati muntabara, uwo ni Jasmine. Ariko umuhungu yaravuze ati buhagazeho gatoya, reka nshaka ukuntu ngukuramo. Ubwo umuhungu akatangira kuba yabwira nyine Sandra ngarasha mushaka ukuntu amukuramo, ariko na Jasmine ntago azi koga, akavuga ati muntabare undebere dore ibintu birimo birabera aho ngaho. Ubwo nuko nguko Natani yaje afata bya bindi bituma umuntu atarohama, ahita bizana gihereza Sandra aramubwira ati ngaho jya muzaha ngaha gikurikira ukizane. Ariko dore umukobwa agiye kuba yarohama, nta muntu urimo uramutabara. Ntibyatinze Sandra ava mu mazi. Umuhungu nuko nguko yakuyemo umukobwa, dore Jasmine ngaratangira kuba yarohama, ariko ku Imana itabarira igihe. Dore mushuti we sheri we nawe dore nuko yaje yirukanka umukobwa yacitse intege, amazi ukamenya ko yasomye ahagije. Dore Yannick yaje yinaga mu mazi vuba, Tayari yinaga mu mazi aje kuba yatabara umukobwa. Ariko uko birimo biragenda ni nako batwibutsa kera igihe umukobwa nawe yari yarohamye, ukuntu umuhungu yaje kuba yamutabara, bakagenda babitwereka byose ukuntu icyo gihe byari bimeze. Ni nako birimo biragenda gake gake. Ubwo umuhungu yaraje ahita amufata ikiganza, ni nakaje akamufata ikiganza amubwira ati ngwino tugende. Tayari ngwino tugende, dore umuhungu yatabariye igihe. Ahita azafata umukobwa habuze gato yarayanyweye, agiye kuba yakamya pisine. Ibintu byari bikaze, byari bikomeye. Dore nuko yaje afata umukobwa ntago azi koga. Nkubwira ati gakoga koga nawe bitazakubaho nka bino bintu birimo biraba kuri Jasmine, ibirakaze cyane. Ubwo nuko nguko yaje Jasmine amazi yayanyweye ahagije. Umuhungu yatangiye kuba yakoga ajya ku nkombe ngo amukure mu mazi. Umukobwa yacitse intege, ukabibona ko ibintu byakomeye. Dore nuko nguko yamuzanye amwicaza aho ngaho amubwira ati umeze neza. Dore nuko nguko akagenda anabyibuka akiri umwana ukuntu yaje agahita amufata amubwira ati ngwino tugende. Tayari nuko nguko byose ukuntu birimo biragenda niko byanagenze kera akiri umwana. Umukobwa yatangiye kuba yakiruhutsa, ukamenya ko ibintu birimo biragenda neza. Ubwo yaramubajije tumeze neza, ni nacyo kintu yamubajije akiri umwana kera,
amubaza ati ibintu byose bimeze neza? Undi nawe ati yego meze neza, cyane meze neza. Uwo ni umukobwa nyine urimo uramureba, ariko agatangira kuba yavuga ati ukuntu ntabaye bimeze nk'uko yantabaye kera, none se yaba ari we? Ubwo nyine arimo aravuga ati ukuntu ntabaye ameze nk'umuntu wantabaye nkiri umwana, yaba ari we? Ubwo nicyo kibazo umukobwa yasigaye arimo aribaza ati se uyu nguyu yaba ari we cyangwa? Ntibyatinze nuko nguko yamuzanye atangira kuba yamwambika utwenda twe, arimo aramubaza niba ashyushye, akamubaza tumeze neza, umeze neza? Agatangira kuba yamwitegereza akagenda amukoraho gake gake, akamubwira ati ukuntu ndimo ndumva, ariko ndimo ndumva ibintu byose biri buze kuba byagenda neza. Ase kiriya gihe wari urimo urakibuka nawe? Numvaga ko ari njyenyine urimo wabyibukaga, ariko sinibukaga ko ari wowe. Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati birongeye nanone, ntabwo nakekaga ko biriya bintu ari wowe wabikoze. Disi bari bamaze kuba nyine bakibwirana ukuntu byagenze. Undi akavuga ati kiriya gihe ni Natani wari wansunicitsemo, ariko nyine niwe waje ukantabara, nari ndimo mbyibuka neza. Agahita atangira kuba yamubwira ati biriya byibagirwe, ndakeka ko bitazongera kuba byabaho, kandi sindimo ndanamucira urubanza. Kiriya gihe wenda yari akiri umutoya, ahubwo turebe ku ruhande rw'ibi ngibi arimo arakora yarakuze, nibyo biteje inkeke, biratandukanye n'ibyo yakoraga akiri umwana. Rero igihe yari umwana ntabwo bigomba kuba yakomeza gukora bino bintu arimo arakora. Ubu ngubu agomba kuba yakishyura bino bintu byose arimo aragenda arimo arakora. Siko bimeze se? Ubwo nyine umukobwa akabitekereza akabyibuka, akamubwira ati yego niko kuri, ibyo byose umbwiye ni ukuri, ni ibyanyabyo. Ubwo nyine yatangiye kuba yamubwira ati Natani kuba yarabikoze nyine ubundi akiri umwana yarakuze, afite akavuyo cyangwa se ari umuntu udashobotse, ntago yakagombye kuba na n'ubu ngubu ariko akimeze. Ariko umukobwa agatangira kuba yamubwira ati nkiri umwana. Undi nawe akamubwira ati oya, wishaka kuba wagira ibintu mbwira byinshi, banza uhumeke, ugarure umwuka, wongere uwinjize, nibwo biri buze kuba byamera neza bikagenda neza. Si byo se? Undi nawe akamureba ati yego asize n'ibindi. Ati iriya myaka yose ishize sinakekaga ko turi buze kuba twahura tukaza kuba twabyibuka, ariko ngo numvishije family uriya muhungu wa gatatu ngo niwe wari wabikoze, ariko sinigeze mbyitaho, n'ubundi namenye ko ari wowe. Rero igihe namenyaga ko ari wowe sinigeze nkurura biriya bintu nkiri umwana, ahubwo bitumye mbyibuka neza. Ariko urakoze cyane kuba untabaye, ni ukuri urakoze cyane kuba untabaye Yanike we. Ubwo umukobwa nyine yarashimiye ku bintu umuhungu amukoreye by'agatangaza, akamubwira ati se ahubwo iriya poroje iraza kuba yagenda ute ko buri buse ntababwiye ukuntu byari kugenda? Biraza kuba byafata igihe kinini, ariko wenda turaza kuba twabikora, siko bimeze se? Umuhungu nawe akamubwira ati cyane ibyo byose uvuze niko bimeze, niyo byatwara igihe kinini ariko iriya poroje tugombe tuyikore. Ubwo ariko agatangira kuba yamubwira ati ukuntu umutima wanjye urimo uratera ntiwabyiyumvisha, hari hamaze imyaka myinshi cyangwa se byaciyeho imyaka myinshi ndimo ndatekereza ko kino gihe kizagera. Umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati nanjye ukuntu ndimo ndiyumvisha sinakubwira ngo nuku, ariko biratandukanye. Umuhungu nawe agasekamo, agahita atangira kuba yamubwira ati banza hari ikintu wowe wampishe cyane, ariko warabimbwiye. Umukobwa nyine agatangira kuba yavuga ati hari ikintu urimo urampisha ariko warakimbwiye. Undi akamubwira ati nta kindi kintu, ngiye ndimo ndaguhisha iby'ingenzi byose narabikubwiye, nta kindi kintu ngewe ndimo ndaguhisha byose narabikubwiye. Ubwo umukobwa nyine ukamenya ko yikundiye umusore. Ubwo yahise amubwira ati se wafashe haha tukareka kuba twavuga menshi. Ubwo ariko umuhungu bahita bamuhobera tayari bamubwira turakoze cyane kuri ibi bintu wakoze, urahambaye, nabyo birahambaye, ibi bintu wankoreye birarenze cyane. Ariko umukobwa agatangira kuba yavuga ati Yanike none ubu natangira kuba namwizera, kuko ntago ameze nk'uriya twabanye mu hashize. Uyu aratandukanye cyane, atandukanye na Natani, rero nta n'amakosa yankoresha cyangwa se nta kintu kibi yakifuza kuba yankorera. Uyu ni umuntu ushobora kuba yantabara, kandi yari yarampishe n'ukuri, none ubu ngubu yarakumbwiye. Ubu natangira kuba namwizera. Uyu muhungu ni umwana mwiza,
umukobwa nyine ukabona ko arimo ararira, agatangira kuba yavuga ati uyu nguyu ntiyanyiba ibintu byo mu rugo, ntiyanyiba ibintu byo mu muryango, ahubwo icyo nawe yakifuza ni ukumbona ndimo ndatera imbere. Rero nta kibi kiwe cy'uno muhungu, nakamwizeye. Nkubwira ati banza urebe neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video wayibonye, iramutse yagushimishe ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Ubundi se twayisoreje ahangaha, tugakomeza ku munsi w'ejo, turimo turareba finali se buriya, ego turimo turareba finali, reka dukomeze ku munsi w'ejo. Ciao ciao.